kuvugana n'umusamariya neza, bahoraga banganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore, maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya. Bimwanga mu nda kwifata biramugora, azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi mpuye na Mesiya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, hahandi mwari muzi narahimutse ubu ndi mushya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, hahandi mwari muzi narahimutse ubu ndi mushya. Aho mwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe mu mibanire ikwiye kuturanga. Kugira ibyo tudahuza ni ibintu bizahoraho kugeza ku iherezo ry'isi, ariko ntibikwiriye gutuma tubaho duhanganye turebana ingwe. Gerageza umbere nk'udasanzwe, maze nanjye nkubere udasanzwe. Twigire ku birenge bya Kristo Yesu, ari we buye ryo mu mfuruka, rihurirwaho n'inkuta zose. Niwe muhuza w'ibyahoze bidahura, Yuda n'i Samariya abahuye nawe bahinduka badasanzwe. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, hahandi mwari muzi narahimutse ubu ndi mushya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, hahandi mwari muzi narahimutse ubu ndi mushya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya,